have been traveling to Rwanda since 2015 with Rwanda Challenge. When I first came here, natangiye kuza mu Rwanda muri 2015 nje kubwiyi ministeri ya Rwanda Challenge nibwo naje. I came to help Frank teach pastors the Bible. Icyo gihe nazaga gufasha pastor Frank kwigisha abapastori inyigisho za Bibiliya. I just came as a friend of Jesus. Icyo gihe nza naje nk'inshuti muri Kristo Yesu. And I was deeply struck by the commitment and the dedication of the church leaders here in Rwanda. Nonge zino nsanga abapastori bakunda inyigisho bafite iyo nyota nanje birankoraho cyane. So when the change in laws happened in 2018, iby'amategeko byahindukaga mu Rwanda murabyibuka by'amadini muri 2018, we changed our focus to be able to offer a degree program to people to qualify for church. Duhindura icyerekezo cyo guhugura abapastori turagihagarika. Tubanza kurwana no kureba uko twofasha abafite ubushobozi abize ngo turebe uko bazaza babona nuno za diplome zibafasha kuzemererwa kuba abapastori kuko itegeko rivuga. And so I joined Rwanda Challenge on a formal basis. Noneho rero ndaza mfatanya na Rwanda Challenge buryo busanzwe. And over the past 7 years, Frank and I have been in a transition from him being director and me being the helper to me being the director and he being the former director. Noneho rero mu myaka 7 twiha gahunda je na mugenzi wanjye ko nzaba mwungirije akanyerekera kamukurikira tugakorana. Nyuma y'imyaka 7 rero naje ndayobora. Ubu nije muyobozi nije director, noneho nawe agasa naho aza kumfasha cyangwa se dufatanyije, ariko ubu naramusimbuye kubera imyaka ye nyuma y'imyaka 7 antoza. We believe at Rwanda Challenge that the most important thing that we can do to help church leaders twizera ko muri iyo ministeri yacu twise Rwanda Challenge cyangwa le défi du Rwanda ariko kubijanye n'amatorero. Iyo défi tuvuga ibihinyuza u Rwanda tubivuga ku matorero yari abayobozi batize. The most important thing we can do to help church leaders is teach the Bible. Icyo twebwe twumva tushaka gukora, icyo duhamagariwe, twe twumva imbaraga zacu tuzazishora kwigisha abapastori kusobanukirwa Bibiliya neza. And so our gathering this week with you is the first step in moving back to what we originally came here ikirero cyumweru cyacu twagarutse iyo twari tuba kera twari twararetse twongeye kugaruka kuri wa muhamagaro wacu wa mbere ngo twongere tugaruke duhugura abapastori none gatwagarutse. And I thank you for your welcome and hospitality. Ndabashimira kutwakira Imana ibaho umugisha. I'm very excited to be with you today. Reka twinginge mwene data dusengera Imana dutangire. Revera Mudeheranwa yari yagiye gushingura Mbarara akaba yaje kumwe na madamu we. Hari undi mushasha waje nonera? No, abandi bose bari baharejo. Murakoze. Noneho rero tugiye kwinjira muri ndi somo rishyashya. Muzanyibutse mbere yuko dusoza uriya mwene data ni mushasha nkuko twabibabwiye ngo akeneye ko muzamuha izina ry'Ikinyarwanda. Tuzareba izina azabona izina ry'Ikinyarwanda. Uyu yitwa Rukundo, uriya yitwa Mugisha. Ubwo rero tuzareba izina uriya azatahana niryo bari bansabye mu kanya. Ndababwira nti tuzabikora nyuma. Dukomeje gushimira itorero rya Siloam ndetse n'umuyobozi waryo arahari ari kumwe natwe. Abayobozi benshi ntibakunda kwiga ariko turashimira abayobozi b'amatorero bari kumwe natwe ba Louange ba Siloam sinza andi matorero na Bishop arahari. Abandi benshi ntibakunda cyane kuja kwiga ariko kwiga ni byiza. Dukomeje kubashimira ko muri kumwe natwe kugira ngo dufatanye kwiga. Murakoze cyane. So Frank, we are ready. Iri ni somo rishasha tugiye gutangira. It is great to be with you. Ni byiza kandi kongera kubana nawe. Go ahead, it's the camera. All right. And we've had 2 days Twari tumaze iminsi 2 on the purpose-driven church. Kwigaga ku ntego z'itorero.
the 5 purposes of God's church. icyo twize muri iyi minsi ibiri yashize twigaga kuri za ntego 5 zubatse itorero. I think it's a very practical teaching. Ndagira ngo n'inyigisho zoroshe gukora zishirwa mu bikorwa zisaba gushira mu bikorwa. And I think because of your understanding of the Bible, kandi kubera gusobanukirwa Bibiliya, you could follow that muzazikurikiza and say this seems good. noneho murebe nimba ari byiza. Now we're going to enter today 3 days. Noneho hariko tugiye gutandukana, tugiye gutangira indi minsi 3. A teaching that is harder. Zo zibaye nkaho zisa nizikomeyeho kuruta zirya twari turimo. Biblical eldership. Ni ubukuru bw'itorero. A plurality of shepherds in the first century church. Ubwinshi bw'abakuru b'itorero ryo mu kinyejana cya mbere nibyo tugiye kureberaho uko itorero rya mbere ryari ryubakitse mu buyobozi. Now I have no doubt ndabizi ndashidikanya this will be a challenge for you. Ibi ndabizi ko bihinyuza benshi, biraba defi ikomeye kuri benshi. Now what we want to do icyo dushaka is just to share with you what the Bible says. ni ukubereka icyo Bibiliya ivuga, ntabwo dushaka kugira icyo duhindura ku mirimo mwakoraga. Do you know about the noble Bereans? Ese muzi abi Beroya? Murabazi abantu b'i Beroya? Muzamubumva amakuru abi Beroya? What did they do? Bakoraga iki harya? Ngo bakoraga iki? Yeah, they always search what was in the Bible. To see if what Paul was teaching them was correct. Mwumva icyo abi Beroya bashimwaho kugeza magingo ye. Ngo Pawulo baramurekaga kavuga. Barangiza ngo bakaja kureba nimba ivyo yavuze ari ukuri. Ko murabyumva neza? And so just because we teach it doesn't mean it's right. Ntabwo kubera ko nigisha bisobanuye ko ibyo nigisha ari ukuri, ariko ukuri kuvanwa no kubisuzuma ko mu ijambo ry'Imana ari ukuri. But I want to challenge you. Ariko ndashaka kubahinyuza. As we teach, twigisha, I want you to be asking, is this what the Bible says? uza wibaza nushaka kureke kutubaza ubaze ngo ese ibi uyu mugabo arimo avuga niko Bibiliya ivuga. Some of this will not match what you're doing in Rwanda. Bimwe bishobora kuba Bibiliya ariko ibivuga ariko bidahuye n'uburyo mu Rwanda mubikora. And if it requires changes, nibizakenera impinduka, we can't make the changes for you. Ntabwo twoguhindurira ibintu byawe, ni wowe nyiri murimo. But the first question is what we're saying, is it what the Bible teaches? Ikigenderewe rero no icyambere kiruta ibindi byose twifuza kuri wowe. Ubanza uvuge ngo se ibirimo byigishwa bihwanye n'ibyanditswe byera. Icyo nicyo cyambere. Now you will have to work through how do we apply this to the church in Noneho rero Rwanda. igisigaye ni umukoro uvuga ngo se ibi bintu ko ariko Bibiliya ivuga ni gute byashirwa mu bikorwa mu itorero ry'iwacu mu Rwanda. There's a passage on your cover page. Hariya ku rupapuro rwa mbere hari umurongo uhari wo muri Tito. Taken from Titus 1:5. Tito igice cya mbere umurongo wa 5. You do understand that we're close to the end of Paul's life. Aha ni igihe Pawulo yari masozwa urugendo rw'ubuzima bwe. He probably has a couple more years. Yaragisigaranye nk'imyaka byenda mikeya. But he's close. Ariko yari hafi gusoza. And he says to Titus, abwira Tito, I left you in Crete, nagusize i Kereti, that you should set in order what remains. kugira ngo ushire mu murongo ibyasigaye. And then he gives us insight into what remains. Ibyasigaye bidatunganye, kandi amubwira ibyasigaye bidatunganye byari byo. On the island of Crete, hariya they did not have elders in all the local churches. urumva rero ikibazo cyari kiriho i Kereti, abayobozi b'amatorero bari bariho ariko batari muri gahunda nziza bidatunganyije. Paul says to Titus, no, Pawulo abwira Tito, appoint elders. aramubwira ngo ikintu gisigaye kitakozwe neza ushireho. Plural. Ushireho abakuru, apana umukuru w'itorero, abakuru b'itorero ku bwinshi. Not singular. Apana umwe. Plural. Benshi. Appoint elders in every city. Ngo ushireho abakuru b'itorero muri buri mudugudu.
buri mudugudu abakuru b'itorero benshi. So we're going to start our study. Karero turebe izi nyigisho zacu. I am confident you will have many questions. Nzi neza ntaratangira, nzi ko kera mwatangiye kugira ibibazo byinshi mushaka kubaza. Mwibuke neza ko ntawubaza kanta ari hariya muraza ikibazo cyawe ucandikuze kukimuha. Reka rero mvuge ngo ubu buryo dugiye gukoresha ni uburyo budahwanye na buryo twasanzwe dukoresha. Ubundi twebwe iyo twigisha tuha umwanya abanyeshuri bakabaza tugasubiza bene ibyo, ariko kubera igihe I have no doubt sinshidikanya that if we just open it up to questions all day, ndababwije ukuri tuvuze gusa ngo dutange ibibazo twovuga umunsi wose ukira. We will not get through this material. Tubitanze iri somo ntiryorangira. Murebe rino ryonyine ni rya none gusa. Iri ni none gusa. Ejo dufite irindi tutarabaha. Kuwa gatanu dufite irindi tutarabaha. But we welcome you asking your questions. Tubahaye ikaze ku bibazo byanyu mubyandike hariya nta kibazo. Murabyumvise? Who is our secretary? Secretary is a pastor here. Okay. Pastor. He will write down your questions. Ikibazo cyose ufite ntugitahane ukimuha cyandike. There will be some questions that we will need to answer right then. Hariho ibibazo bimwe byihuta duhita dusubiza ako kanya. But some of the questions are much deeper. Ariko hari ibindi bisaba discussion, bisaba ibiganiro, bisaba gusobanura cyane. Ibyo ntabwo tubijamo. Friday will be a shorter day. Noneho kuwa gatanu tuzasoza kare cyane. We will do a quick review. Tuzaba nk'abasubiramo mu ncamake. And then we'll go back to the questions. Noneho rero kuwa gatanu mureke tuzatanga tuzaje mu bibazo. Ko murabyumva neza? Kuko isomo ryo kuwa gatanu rizarangira kare cyane. But if we tried to answer every question, ariko mgize ngo nemerere ikibazo cya buri muntu nonaha ntabwo nirya none ryonyine ubwajyo ryarangira. We will not get through the material. Nabyumvise ndagira ngo. Okay? All right. Now, page 1. Tuje kuri page ya mbere rero. An introduction to biblical eldership. Ya tugenda hariya ku rufatiro rw'ishingiro rw'ubuyobozi bw'abakuru b'itorero. Now we're going to begin with some presuppositions. Reka rero tubanze tuvuge bimwe mu byo bashingiraho. Do you understand presuppositions? Yes. Preposition. Preposition siziga muramfasha no mu Kinyarwanda. So ninki ibitekerezo. Preposition. Yeah. As we enter this study, there are some things inside of us that we assume. Hariho ibintu bimwe iyo dutangiye isomo, hariho ibintu bimwe ubutekereza ko. So here we go. Uzi. For Scott and Chris and myself, yewe na Scott na Chris, we begin with God's word dutangira mu ijambo ry'Imana for our faith and practice in the local church. Aho dushingira mu kwizera mu itorero ryacu. That is something we carry inside of us. Ibi ni ibintu tugendana muri twebwe. We want to follow God's word. Icyambere mwumve neza. Turashaka gukurikira ijambo ry'Imana uko rivuga. For what we do in the local church. Icyo dukorera mu itorero kigomba gushingira ku ijambo ry'Imana rivuga bitari uko umuntu atekereza. Now next I said something similar in the 5 purposes. Icya kabiri narabivuze byenda. The church, universal and local, is God's church. Itorero ryaba ari rya torero ry'akarere cyangwa rya torero ryo ku isi yose. Ijambo rya mbere mugomba kubanza kumenya mbere yuko twiga itorero ni rya Kristo. Sometimes church leaders rimwe na rimwe abayobozi b'amatorero talk about their church. Baje bavuga ngo itorero ryanje. Well, it's not your church. Ntabwo ari itorero ryawe ngo kurinzira ku murima nta torero ugira. It is God's church. Ni itorero ry'Imana gusa yaba hari uyoboye cyangwa itorero ryo ku rwego rw'isi ni ry'Imana. We work for him. Jewe nawe turabakozi turabagaragu muri uwo murima w'Imana. 3. Icya gatatu nitwa dupuwe muratubona aho ngaho. Icya gatatu organization. Imiterere y'itorero. Organisation imiterere y'itorero. Organization in the local church begins with what God has established.
imiterere rero organisation y'itorero ryawe uburyo muhuza ibikorwa by'itorero ryawe bishingira ku by'Imana yashizeho ntabwo bishingira ku byo mwe mwatekereje. Eske mwabyumvise neza? And so as we study shepherds, noneho rero iyo dutangira nk'abayobozi, pastors, iyo tuvuga abapastori abungeri in the local church, mu itorero biterwa n'iki? Siko Imana yavuze. Is there any pattern in the first century church? Noneho rero iyo bitangira ubanza kureba ngo se haraho bigaragara mu itorero rya mbere hari uko babikoze. Now I already have the assumption. Noneho rero mfite gutekereza some of what we're going to talk about. Bimwe mu byo tuza kuvuga. There are issues with the government in Rwanda. Hari igihe tushaka kuvuga tuti ibi leta dore kwibisaba. And we want to follow what the government says. Kandi tugomba gukurikira ibyo leta yadusabye tukabishira mu bikorwa. And so how do we work out some of the things that we will study that may not totally match what the government says? Noneho rero ni gute twebwe nk'abantu bakorera mu gihugu tugomba kubaha amategeko. Ni gute ibyo bimwe tuvuga usanga bidahura neza? Ni gute twobikora kugeza aho bihura n'ibyo leta twebwe busaba kugira ngo itorero ribashe gukora mu gihugu? I think we can work that out. Ibyo twabikora kandi twabitekerezaho tukareba uko bikora bigahura n'ubuyobozi. But it will present a challenge. Ariko bizaba bifite yego bimwe mu bibazo bidutera ariko nanone tugomba kubaha tukabishira mu bikorwa. So as much as possible, mu buryo bushobotse bwose, in staying true to God, dugumye mu ijambo ry'Imana, we obey the government. Tugomba kubaha ubutegetsi bwashizweho. We are called to obey the government. Bibiliya iravuga ngo twubahe ubutegetsi bwashizweho. In the country. Mwabyumvise neza? Igihugu mugomba kubaha ubutegetsi bwashizweho. In Kigali City. Hano muri Kigali mujyi ibyo babategeka mugomba kubaha niko Bibiliya ivuga. In the provinces. Mu ma province mukabyubaha. In the districts. Mu ma district yanyu. Mu masegiteri. In the cells. No mu kagari. And the villages where we live. No mu mudugudu urimo ugomba kubaha amategeko y'ubutegetsi buriho. Now don't read it right now, but there is a footnote for you. Murabyumvise muraza kubibona mukanya. And that footnote carries over to page 2. Aho rero tujana rimwe na rimwe kuri page ya kabiri. Mutambuke kuri page ya kabiri. But let's go to the next bullet. You can look at that later. Yeah. Oh. You are still. We're going to the next bullet. You are on still page 1? Yep. Okay, turacyari kuri page ya mbere, sorry. Hari utuntu tumwe yari ataravuga. I'm not going to read the footnote. Thank you for that. Yeah, iyi footnote ibi bisobanuro by'ifo muzabisoma. While the closing of churches in Rwanda is hard. Nubwo gufunga amatorero mu Rwanda bisa naho bibabaza. I know it's hard for you. Bisa naho bamwe bibagora. Rwandans are still free in Rwanda to worship in local churches throughout Rwanda. Ariko muramenye ntabwo u Rwanda rwahagaritse gusenga. Ko murabyumva neza? Nubwo hari insengero zagiye zifungwa ariko u Rwanda ruracaba hose gusenga kuracemewe. We had the opportunity on Sunday amahirwe ku cyumweru to share in a wonderful worship service. Twagiye amateraniro rwose manini kandi meza. Rero ntabwo amateraniro yahagaritswe. Hari insengero zagiye zifungwa gusa. But in the past, mu gihe cyatambutse, at least one Sunday we would go to Zarephath. Rimwe na rimwe hari aho twajaga ariko harafunzwe. But Zarephath is still closed. Ariko amatorero amwe aracyafunze. Ariko harandafunguye sibyo? Nukuvuga ngo gusenga ntikwagize gute? Ntikwahagaze. But Rwandans can still go to a local church. No, ariko u Rwanda abanyarwanda baracaja gusenga. And worship with followers of Jesus. Baracasenga ahemerewe baracasenga. On a Sunday morning. Ku cyumweru. We encourage obedience to your government leaders. Bavandimwe, turabashishikariza kubaha ubutegetsi bwanyu. While following the biblical pattern for leadership. Tubikora rero tugakurikiza nuko ijambo ry'Imana rivuga. Now with these presuppositions that we are carrying, hamwe n'ibi rero tugenda dutekereza tuba dufite. Let us begin our study of biblical eldership. Mureke rero dutangire inyigisho zacu
z'ubukuru bw'itorero kuri paje ya kabiri. Now there are some things that we're going to repeat several times. Hari ibintu bimwe tugenda tugarukaho dusubiramo inshuro nyinshi. There are certain passages we're going to look at several times. Hari imirongo imwe dusubiramo tukasoma kandi tukongera tukasoma cyane. One of those passages is found in Acts 20. Umwe mu murongo uzogaruka inshuro nyinshi ni ibyakozwe n'intumwa igice cya 20. Tuzajya tuhagaruka kenshi kubera ko tuganira hejuru y'abakuru b'itorero. In Acts 20, Paul is on his way to Israel, to Jerusalem. Aha muri iki gice cya 20 byakozwe n'intumwa, aha Pawulo yari mu rugendo arimo aje Yerusalemu. And probably it was too dangerous for him to go to Ephesus. Bigaragara ko nubwo bitavugwa muri Bibiliya ariko bigaragara ko hari impamvu zatumaga atagera Efeso zenda byari bisa naho bitamworoheye. On his way to Jerusalem, none harimo aje i Yerusalemu, he sends for the Ephesian elders to come to him. Ahamagarira abakuru b'itorero bari muri Efeso kuzaza bagahura ariko we ntageyo. So there was a group in Ephesus, hari itsinda muri Efeso, who were elders in Ephesus. Abakuru b'amatorero muri Efeso. And he told these elders, arabahamagara rero, keep watch over yourselves, arababwira ngo mwirinde ubwanyu, and all of the flock. ngo murinde n'umukumbi. These are considered shepherds in the local church. Uwo ndiwo bita ngo n'umwungeri, urinda umukumbi n'umwungeri. Who would carefully care for the sheep. Urinda, wita ku ntama. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi, ngo umwuka wera yabashiriyeho kuba barinzi. So already this group is called elders. Timwumva ko abo bantu bitwaga, abo yari yatumye bitwaga bande? Abakuru b'itorero. Also they're referred to as overseers. Ariko nimwumva irindi jambo, arabita abashumba cyangwa se naho kandi byatangiye kera. Nukuvuga ngo haraza amaterme menshi, haraza umwungeri, hazemwo kandi umushumba, kandi ari abakuru b'itorero. Now there's several words used for overseers. Hari ijambo ryarikoreshwa hariya kuba kubayobozi. One of the terms that means overseer is bishop. Rimwe muri ayo magambo azakoreshwa aho ngaho ni bishop. These are the elders. Umwepiskopi. These are the overseers, the bishops. Umwepiskopi ni umukuru w'itorero. Ureka kubaza bavuze ngo ntitubaze. These men are identified as shepherds. Eske mwabyumvise neza? Iri jambo rikoreshwa umwungeri, rigakoreshwa umushumba, rikaba umukuru w'itorero, rikaba umwepiskopi. Another word for shepherd, irindi jambo umwungeri is pastor. Ni pastor. To pastor the flock. Eske mwabyumvise? Muyandi magambo ni ba pasteri b'umukumbi, ni abepiskopi b'umukumbi, ni abakuru b'itorero b'umukumbi. Iryo ni rimwe. These men are identified as shepherds of the church of God. Aba bakitwa abungeri b'umukumbi w'Imana, which he bought with his own blood. Ngo n'umukumbi yaguze amaraso ye. In the preceding two sentences, muri iyi mirongo rero, we find a group of men turabona mu itsinda ry'abantu who were made overseers in God's church, bagizwe abungeri cyangwa se bagizwe abashumba b'itorero ry'Imana, in a specific location, ahantu bashizwe ahantu ariko bakaba abungeri cyangwa bakaba abashumba b'umurimo w'Imana b'itorero rya Kristo, by the Holy Spirit. Ariko ngo bashigwaho nande? Bavuze ngo bashizweho nande? N'umwuka wera, which was bought with the blood of Jesus. Ariko mwumve neza kandi bakavuga ngo iryo torero ngo ni iryaguzwa amaraso ya Kristo. The church belongs to God. Itorero ni iryande? Itorero ni iry'Imana. By his grace. Kubwo buntu bwayo rero, we are allowed to be numbered among his holy people. No, kubwo buntu butangaje rero, mureke tubabwize ukuri. Kubwo buntu butangaje, nawe usigaye ubarwa muri abo bakozi, muri abo bungeri, muri abo bagaragu, muri abo bashumba be. Mwabumvise? Ni kubwo buntu.
Since the church belongs to God, ubw'itorero ari iry'Imana, we seek to follow his pattern ni ukuvuga ngo tugomba gukurikizaga amabwiriza y'Imana, siko bimeze? for the Tugomba local church. kumva uburyo tuyobora, tukamenya nyiri itorero icyo avuga. Now I'm going to give you 5 major features of biblical eldership. Ibintu bitanu bikomeye biranga ubukuru bw'itorero bushingiye kuri Bibiliya. It is pastoral. Ni umupasitoro cyangwa ni umushumba. Pastoral leadership. Ni umushumba. Pastors in the local church are not dictators. Mwumve neza, umushumba mu itorero si umunyagitugu. They care for, they protect, they feed the flock. Ararinda, aragaburira, aba hafi y'intama, arinda umukumbi, ariko si umunyagitugu, si umutegetsi w'itorero. I think we're going to find the New Testament leadership was shared leadership. Kandi muraza kubibona, tuzabibona mu isezerano rishya, abayobozi b'amatorero basangiraga ubuyobozi, barasangiraga. Ese muranumva? Ntabwo yari umwe, ahubwo barasangiraga inshingano. And I think you will find muraza kubona ikindi, it is male leadership. ni ukuvuga ngo ikindi muza kubona, murabona umugabo. Now, certainly this gets controversial. Aha bashobora kuba harimo impaka ubu ngubu zivugwa. I am going to suggest to you in my study of the New Testament, kuva ntangiye kwiga isezerano rishya, women can do many things. abagore bakoraga umurimo, bakora n'imirimo myinshi cyane mu itorero buriya. They can do more in the local church than many churches in the United States bakoraga allow them to do. bakoraga imirimo myinshi, kandi muri Amerika bakora imirimo myinshi cyane mu itorero. But when it comes to elders, Ariko iyo byazaga ku bukuru bw'itorero, it's men. byavugaga ko That's not by my design. ntabwo ari jewe, muramenye, ntabwo ari icyifuzo cyanje, That's by God's design. nuko niko Imana yari yaravuze. And I can argue with God all I want to. Noneho umuntu ushaka kuzoja impaka, Why did you do that? naje ubwanjye nzaje impaka n'Imana, nkavuga ntari ko aha ngaha ko uhageze none ugahengama, byagenze gute? Kuki utagumye ariko yageze ku bakuru indi mirimo bakayikora, ariko bagera ku bukuru bw'itorero akavuga ngo n'abagabo. It's his church. He can do it any way he wants. None rero mureke mbabwire igisubizo, n'itorero rye abikora uko abishaka. Nyiri kintu aza gikora uko agishaka. Here's where we get in some real trouble. Rero aha niho duhura n'ingorane. It happens in the United States, Muri Amerika birahari, and I know it happens in Rwanda. kandi no mu Rwanda birahari. There are people who are leaders in the local church who are not qualified. Rero mwumve neza, iwacu muri Amerika ninaha hari abayoboye amatorero ariko badafite ibikwiriye, mbega badakwije ibisabwa. Tomorrow, Ese murabyumva? tomorrow, Ejo we're going to take a serious look at what God ejo nicyo tuzareba. are the qualifications for the Ejo leadership. tuzavuga ku bisabwa kugira ngo umuntu yemererwe kuba umuyobozi w'itorero ry'Imana, uwemerewe kuba umukuru w'itorero, ariko tuzobirebera muri Bibiliya. When it comes to God's qualifications, Iyo rero bigeze aho Imana ivuga ngo dore ibyo nshaka cyangwa ibyo nsaba, don't cheat. ntimukaba abatirisheri b'Imana, ntimukaza muzotirisha muri uwo mutirisheri n'Imana. Umuntu adatirisha agaroho agatirisha n'ijuru. Siko gutirisha siko niko. There are many problems if we cheat. Reka babwire ikibazo, hazavuka ingorane n'ubu zaratangiye kubera gutirisha. But I believe one of the most serious ones Ikimwe kigoye muri izo za tirisheri dukora is God's name is disrespected. mureke rero mbabwire, People outside. imwe mu ngorane yavutse muri tirisheri twagize zo kuyobora amatorero. We have people leading the church. Tirisheri imwe mu ngorane yagaragaye nimwe gusa, ni ugutukisha izina rya Yesu. Kubera iki? Kubera kuko izina rya Yesu twararyandagaje kubera ikintu kimwe gusa. Dufite abatirisheri benshi bakoresheje, mbega bagiye mu murimo batabikwiriye. Eske mwabyumvise neza? So ico iwe yavuze ngo ingorane ya mbere byateye
ni ugutukisha izina rya Kristo nyiri umurimo. Paul has a reference. Paul afite avuga God is blasphemed among the Gentiles. Paul ndi muza ahantu yavuze ngo izina ry'Imana ryatutswe mu banyamahanga Because of you. ngo kubera mwebwe ngo izina ry'Imana yacu ryarasuzuguwe mu banyamahanga ngo kubera mwe. We need to take it seriously. Bavandimwe mureke tubifate mu kuri kwabyo au sérieux niko ashaka kuvuga. Qualified leadership. No abayobozi bakwiriye cyangwa se bujuje ibisabwa. And then servant leadership. Ikindi cya kabiri bagombye kuba ari abayobozi b'abagaragu. Eske abayobozi b'abagaragu murabyumva? Abayobozi b'abagaragu. If we are leaders in God's church, nimba uri umuyobozi mw'itorero uri umuyobozi ariko uri umugaragu ukabivanga byombi. We are here to serve the people. Nukuvuga ngo ndi umuyobozi mw'itorero ariko kandi kuko atari iryanje ndi umuyobozi w'umugaragu. Nukuvuga ngo ndahari gufasha abantu. The people are not there to serve us. Ntabwo abantu muzana mw'itorero ryanyu arabo kuza kubakorera. Mwebwe nimwe bakozi baba abantu. Now we are to provide leadership. Yego twebwe icyo dukora turabayobozi turabaha umurongo ariko turabakorera. Ese mwabyumvise ntabwo duhagarara ngo badukorere twe turabayobora ariko kandi tugatanga n'umurongo. We seek to care for the flock. Kuko nitwe dushaka uburyo turinda umukumbi with tenderness. Nitwe turinda kandi ngo tukawurinda tufitiye urukundo kandi ngo dufite umutima woroheje. We feed them tukazigaburira za ntama with the word of God. Tukazigaburuza iki tukaziheza iki ijambo ry'Imana nibyo biryo tuziha. We care for them kandi tukazirinda hatagira ikintu kizangiriza with pastoral care. Ni ukuvuga ngo twebwe tukaba abashumba ni ukuvuga ngo ni abantu barinzwe gushumba ibyo baragira. People face all kinds of issues in life. Kuko mubona abantu baba bafite ibibazo byinshi icyo ushinzwe wewe ni ukubarinda. And as leaders in God's church, nk'abayobozi mu itorero ry'Imana, as his shepherds, nk'abungeri rero iryo jambo iryo zina abungeri, we're called to care for. Umwungeri nta kindi ashinzwe ndagira ngo ni ukwita kuzo aragiye sikora those in the local church. barya bari mu rya torero ayobora. These 5 values are being ignored. Ibi rero bitanu byagiye byibagirana kenshi and often attacked ndetse bikarwanywa from both secular society and from within the Christian community. Tugeze kuri page ya 3. Yego. Izi ndangagaciro 5 zirirengagizwa kandi akenshi zigaterwaho ibitero haba n'abisi ndetse nabo mu muryango w'abakristo bwawo. These attacks range from cultural eradication of any distinction between men and women. Ibyo bitero bikava mu gukuraho itandukaniro iryo ari ryo ryose hagati y'abagabo n'abagore mu muco w'iki gihe. And there are churches in the United States that are trying to remove any distinction. Hari abantu muri Amerika ubu bihaye ngo gutandukanya ikintu cyose kidutandukanya kikavaho between men and women. Mu yandi magambo bakavuga ngo nta mugabo nta namugore ukibaho. Eske murabyumva neza? Wamaze kwigira utumana babikuraho burundu baravuga ngo nta mugabo nta mugore mbese ibintu byose baravanga. But from the beginning, ariko mureke mbabaze uhereye mwitangira Imana yari ifite ubwenge bukeya. God created us Imana yaturemye dutandukanye. But there's a complementary. Turuzuzanya pe nta urutundi ariko yaturemye yaradutandukanyije. There's a complementary way God has created us. Imana yari ibizi kandi izi mpamvu yabikoze yashakaga ngo twuzuzanye none gani tubumwe bizagenda biti. Now, multitudes of churches are oblivious amatorero menshi cyane to the moral and spiritual qualifications outlined in the New Testament for church shepherds. Nazi cyangwa ntiyitaho kubisabwa byinshi byo mu mwuka byavuzwe mu isezerano rishya kubashumba bitorero. Abuses muri ibyo bintu rero bakabyangiriza include self-appointed leaders. Ndetse bakagera no mu rwego rwo gushiraho abayobozi mu matorero. Do you have any of that in Rwanda? Ese ntimubifite ibyo?
People who appoint themselves. I'm an apostle. dore noneho dufite noneho ubu noneho isi yarashize imana yarahumiwe hari abantu basigaye bavuga ngo jewe ngo ndi apotre. Well, who made you an apostle? ninde wakugize apotre ngo narishize ngo sinatangije itorero ngo nari inomye je nyine ariko ngo imana ngo yaramubwiye ngo nabe apotre. Nyabo What do you do now? none se urabyuse mu gitondo wama wigira ubinyeshamba y'Imana. I would say no, he didn't. Jewe reka ngubwira makuru iconze nuko Imana itagushizeho wishizeho. You made yourself an apostle. Wishizeho wari autoproclamye wenyine wigize intumwa. There are self-appointed leaders. Bo mureke rero ko turavuga ngo bimwe mu byangiritse mu itorero hari ukwishiraho Who are charlatans, kwishiraho gusa bakigira ibitangaza, abusing and taking advantage of the sheep. abo bishiraho kandi bakizamura babayeho kugira ngo bangirize umukumbi w'Imana. They fleece the sheep for financial gain. Bakarya intama bakazikokoraho udufaranga twabo bakazimara. And personal fame. Kandi bakugira ngo bakomere bihindure bubaka amazina yabo bakarya intama aho kuziragira. Look who Ati I ni am. mundebe jewe muzoze mundebe. No, leaders in God's church do not do that. Mureke mbabwire ntabwo umuyobozi mu itorero ry'Imana yakora ibyo kuko ni umugaragu. Leaders in God's church follow the pattern of Jesus. Kuko umuntu wese muzabona mu itorero agomba gukurikira inzira za Yesu. Who bow the knee. Yesu yaragize gute? Yarapfukamye yoza ibirenge by'abigishwa. And wash the feet. Yozgeje ibirenge by'abigishwa. Of the apostles. Si wowe wabyogejera? Peter said, no. You can't Petero rero wash nawe my feet. yarameze nk'abamwe b'iki gihe atoya reka ari twebwe tubikora. Yesu atereka ngo nsiga nkwigishije ejo utazibesha ngo uri igitangaza. Ni inyigisho ushaka kuba mu itorero rya Yesu ugomba gukurikira ibyo Yesu yakoze. Jesus said he came to serve, not to be served. Maze Yesu amubwira ijambo aramubwira ngo se Petero waruze amakuru naje gukorera abantu ntabwo naje ngo bankorere. And as leaders in God's church, None rero, that's who we're supposed none to be. rero nimubona umuyobozi ukorerwa adakorera abandi muzamumenya ko yishizeho. Eske murabyumva neza? Naje gukorera abantu ntabwo twaje gukorerwa n'abantu. And here's a problem in the United States. Dore itorero ryo muri Amerika ikibazo rifite. I don't know about Rwanda. Hano simpavuga kuko ntari umunyarwanda. There are local churches Amatorero in the United States hariya muri Amerika that select leaders because they are successful in business. bari mu kugenda bakavuga ngo yeme turashaka gushiraho umupastori ati murebe uriya muntu yateye imbere muri business azikorganiza ibintu yagize magaze ye irazamuka none ga nimumugire pastori azabishobora bagashingira kuri kwiterambere yagezeho. Eske mwabyumvise neza? Donc kubera afite development. They may be successful in business. No kubera ko yateye imbere muri business bakavuga ati nimumuzane azashoboza itorero. But they fail to live up to God's standards for shepherds in his church. Ariko mureke babwire abo benshi barazanywe ngo bagere mu rusengero barananirwa itorero rirananirwa. Be serious about God's qualifications for Bavandimwe his leaders. mwambabariye mube ba serieux mwitondere ibisabwa ku bushumba bw'itorero ntabwo ari ibisabwa gucuruza amatafari n'ibindi. Mbega kubuza business ntibiravuga ko ushobora kuba umushumba. We're almost ready to make a transition. Turimo turihuta. But healthy churches begin with healthy leaders. Ariko rero rya torero rimwe twavuze ejo itorero rizima ni rifite abayobozi bazima. It's difficult to be a healthy church Biragoye kuba waba itorero rizima without healthy leaders. udafite umuyobozi muzima. Biragoye birashoboka ariko biragoye. Healthy leaders abayobozi bazima begin with a commitment to God's qualifications for his basaba leaders. ibisabwa mbere na mbere kwaba yujuje ibisabwa ku bw'itorero ry'Imana. Mbega ibisabwa kuba wujuje. Now this requires Ibyo bisabwa rero that local churches have a basic understanding of these nuko abayobozi b'itorero baba bafite byibura imyumvire qualities for y'ibi God's bisabwa leaders. kuko bagomba kuba baribo. Now toward that end, Aho tugera kuri uwo musozo wabyo we're going to begin. reka dutangire.
with identifying all the New Testament passages icyo tugeraho rero tugiye About- kubereka ahantu hose mu isezerano risha havuga hejuru y'abayobozi b'itorero. about elders, Turavuga abakuru b'itorero, overseers, abashumba, abepiskopi, shepherds. tuvuge n'abungeri. And Chris is going to come Reka nsabe mwene data aze and begin with the basic vocabulary that we're using. ashake izi vocabulaire. Ese murabyumva neza aya terminology noneho aya mazina ari muri mu isezerano risha niyo tugiye kureba. Murabona modile ya mbere. Tugiye kureba noneho ama vocabulaire yakoreshwaga mu isezerano risha yakoreshwe no mu gihe cya mbere. Niho nababwiye ngo muje mudufashaga rero les termes zigenda zigarukanamo bikagora ko umuntu azi mu Kinyarwanda biragora. Wa ra mutse neva. Okay? Very good. I'm practicing. Yeah, atiko ndiga nanje nimuseke. So as Frank mentioned, I'm going to cover module 1 that's page 3 of your outline. Rero njewe nkuko mbisabwe ngiye kuja kuri modile ya mbere. Muri hariya kuri page ya 3 murahabona modile ya mbere. Yeah. So we're going to look at the vocabulary words Mureke turebe amagambo for biblical eldership. avuga hejuru y'abayobozi b'itorero cyangwa y'ubukuru bw'itorero. And Frank already mentioned this, but we really want to overemphasize Nguko Frank yabivuze turashaka cyane gucaho umurongo there's 3 Greek words, aya magambo atatu y'ikigiriki. but just one person. Ariko aya magambo atatu y'ikigiriki avuga umuntu umwe, ntavuga titre, ntavuga fonction. Eske mwabyumvise neza? Aravuga umuntu umwe, ntabwo avuga eshelo. Eske ndagira niho mubyumva noneho. Avuga umuntu umwe, ntabwo avuga titre. Inzego voilà. Right. Yeah. Ariko twe tubigira inzego. And so over the next few minutes or so, we are going to dive into these 3 Greek words. Noneho rero turaza kwiga aya magambo atatu y'ikigiriki. So as a highlight, you see at the top of page 3, Murebe hariya rero kuri iyi page tugezeho. the first one is presbyteros. Irya mbere nabitwa abapresbyteros, abo twe twise ngo nabakuru, umukuru w'itorero kwa. Mwongereho umukuru w'itorero. And in the English Bible, it's typically translated elder or presbyter. Yes. No mu Cyongereza mwibukega ikindi kigiriki. Presbyteros neza original niko ryanditse. No mu Cyongereza bakagerageza bakashakisha nabo babuze ijambo rimwe bayita ngo ni umukuru w'umupresbytery. Ni kuvuga ngo ni umukuru w'umutambyi cyangwa umukuru w'umungeri. Eske mwabyumvise? Kuko babuze nabo mu Cyongereza nabo ndi bahaye babona ijambo rimwe bahita basobanuramo. Icyo gituma bakoresha amagambo abiri. The second is episkopos, Irya kabiri ryanditse muri Bibiliya ni episkopos. which is commonly translated as overseer or bishop. Mu Cyongereza bavuga overseer cyangwa bakarisobanura bishop. Natwe mu Kinyarwanda twaravuze ngo ni umuyobozi cyangwa ni umwepiskopi. And the third and final is poimen, Icya gatatu ni poimen, which is traditionally translated in English as pastor or shepherd. aho bavuga mu Cyongereza bakabyita ngo shepherd na pastor. Mu Kinyarwanda twavuze ngo ni umushumba na pastori, rigasobanura cya jambo rivuga ngo poimen. Donc ko turajaga mu majambo originale mwabyumvise. And on the surface, it sounds like the Bible is talking about 3 different people. Abantu benshi iyo batabizi bagira ngo haravugwa abantu batatu batandukanye. But it's just 3 words, one person. N'amagambo atatu ariko avuga umuntu umwe, umurimo w'umuntu umwe. Yose avuga umuntu umwe. So let's look at the first one, presbyteros. Nimureke tuje kurya mbere. Presbyteros cyangwa uwo twise ngo umukuru w'itorero. Nibo twe twita abakuru b'itorero. Umukuru w'itorero. Again, usually translated elder. Niryo banita umukuru cyangwa se umukuru w'itorero kugira ngo aba EPR bararyumva. Ariko nabo siko barikoresha. Kuko siko rikoreshwa.
And if you look at it in a literal sense, it means older man. iyo urebye iri jambo umukuru mu mvugo nyayo nirivuga ngo umuntu ukuze ku myaka ushaje sikora umukuru uvuze gusa iryo jambo umuntu ukuze ni umukuru sibyo ya Or mature one. cyangwa se umuntu umaze kuba mature umuntu umaze kuba umuntu umaze ufite inararibonye yego ufite maturite yego. Now, in Jewish and early Christian usage, it refers to a recognized spiritual leader. ariko buriya mu abayahudi mbere iri jambo barikoreshaga kugira ngo berekane umuyobozi w'itorero umuyobozi umaze kuba nyine ufite inararibonye niko bamwitaga ngo ni umukuru. And it emphasizes character. icya kabiri bo bashakaga kuvuga ngo ni umuntu umaze ku ushesha kanguhe ariko mu myitwarire amaze kuba umugabo tuzi ko tuvuga ngo amaze kuba umuntu nyine utobuki utakiri nk'umwana bisobanura na karaktere bivuga ubukuru bw'igihe ariko bigasobanura n'imyitwarire ngo ni umuntu utakiri umwana utagifite amashagaga eske mwabyumvishe okay sage umuntu umaze kuba sage muri karaktere. This word also emphasizes wisdom. iri jambo kandi byashoboraga kuba donc riravuga kandi ngo ni umuntu ufite umaze guca ubwenge ufite ubwenge apana ubumenyi ubwenge sagesse nico yaravuze hariya. And maturity. Na maturité n'ubu maturité mu kinyarwanda sinzi ko twayivuga maturité ni ukuvuga ngo ni umuntu ukuze mu mitekerereze mu mitekerereze. So again, this word emphasizes character, wisdom, maturity, but not position or hierarchy. mwumve neza rero tugaruke iri jambo iyo barivugaga presbyteros bashakaga gusobanura umuntu umaze gukura mu mitekerereze ufite ubwenge ufite imyitwarire umaze kugira imyitwarire ihamye. Ntabwo iri jambo risobanura iranga eske murabyumvise position umwanya cyangwa se icubahiro oya ntabwo ariko byavugwaga. But where do we get this word presbyteros? ese iri jambo presbyteros cyangwa umukuru ryavuye? It's not unique to the New Testament. Ntabwo ari ijambo rimwe ryavutse gutya gusa mu isezerano rishya oya, Or even the first century. ndetse mu kinyejana cya mbere ntabwo ari iryo jambo ryariho rimwe gusa. We find this word used in the Old Testament as well. Haba no mu isezerano rya kera buriya iri jambo ryarakoreshwaga. The Hebrew word is zakin, Mu giheburayo ryitwaga zakine. and it literally means beard. Beard. Yes, beard. Beard. Zakine mu isezerano rya kera iyo bavugaga ngo ni umuntu utangiye umaze kugira ubwanwa. Eske mwabyumvise? Iyi zakine mu giheburayo rivuga ubwanwa. Eske muranuva neza? Eske muranuva? Tako bagazavuga ngo hari ubwanwa ntiyabakira ubwana. Aha, noneho mu giheburayo iri jambo ubukuru ryo rirasobanurwa ngo zakine. Zakine biravuga ngo ni jambo rivuga ngo ubwanwa. Mu yandi magambo ni umuntu umaze guca kenge. And it implies maturity. Rishaka kuvuga ngo arakuze. Eske mwabyumvise noneho? Naho rikomo no mu isezerano rya kera. Zakine rivuga ubwanwa bishaka kuvuga ngo arakuze. So both in the New and the Old Testament, it gives the idea of maturity. Nukuvuga ngo mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya iri jambo iyo barivuze ngo umukuru ni rishatse kuvuga ko umuntu amaze guca ubwenge. Ndega mwabyumvise? Arakuze, amaze guca ubwenge. Amaze kumera ubwanwa, nukuvuga ngo amaze kuba umuntu muzima. And this word was used widely in Israel's leadership structure. So iri jambo rero ryakoreshwaga mu buyobozi bw'Abisiraheli. In Exodus 3:16, Mugende hariya mu Kuva 3:16. we don't have to turn there. We don't have that. We have it here. Yes. Yes, okay. Kuri page ya 4 niho twageze. Hariya mu birebe mu gice cya 3 umurongo wa 16 abakuru b'Abisiraheli. Ko murabyumva? Harimo ijambo rivuga hejuru abakuru batorwaga
n'abazakini bamaze kuba abantu nde batoraga akantu kakiri gatoya. Ese mwabyumvise? Ko byarakoreshwaga mu isezerano rya kera karaherekana. Kubara 11:16. The text says to gather the elders of Israel. Iri jambo riba rivuga ngo ugende uhuze abakuru b'Abisiraheli. In this context, they're joining Moses when he's going to speak to Pharaoh to tell him to let their people go. Ni cyagihe Mose Imana yari yamubwiye ngo aje kuvugana na Farawo, murabyibuka? Noneho abwirwa ngo guhuza abakuru b'Abisiraheli. Niryo jambo ryitwa presbyteros mu isezerano risha mu Kigiriki ego. So this not only demonstrates a pattern that we find in the Old Testament, ntabwo gusa bireberwa hariya mu isezerano rya kera cyangwa mu isezerano risha, but also the importance of the role. Nukuvuga ngo mwagombye kumva deja akamaro k'iryo zina nico bakoraga. Nukuvuga ngo umuntu wari uhagarariye abandi wari umaze gukura guca ubwenge. And then in Numbers chapter 11 verse 16, reba Kubara 11:16. again it says, gather 70 men among the elders of Israel. Ngo 70. Okay. Yeah. Aho bavuga ngo ugende uhuze abakuru b'imiryango 70. Murabona? Abakuru. Kera mwabyumvisha rya jambo ko ryagarutse. Abakuru. Apana kuzanamwo abakiri bato. Nuvuga ngo nabamaze kuba bafite ubumenyi kandi na karakteri. So elders are respected as decision makers. Impamvu aba bakuru bafatwaga nk'abantu bashobora gufata ibyemezo bihamye kandi bifite ibitekerezo. And the early church naturally adopted this familiar term. Nukuvuga ngo itorero rya mbere ryakoresheje iryo jambo. So let's look at the New Testament use of presbyteros. Nimurebe uko rero hara kuri se uko mu isezerano risha uko iri jambo umukuru w'itorero presbyteros ryakoreshejwe aho rikoreshwa. It is used for local church leaders. Bikoreshwa ku bayobozi b'amatorero y'ahantu ho mu karere local. In Acts 14:23, ibyakozwe n'intumwa 14:23, Paul and Barnabas said, Paulo na Barnaba baravuga bati, to appoint elders in every church. Ngo mushireho abakuru bito muri buri torero. And then again in Titus 1:5, no muri Tito hahandi batubwiye igice cya mbere umurongo wa 5. Paul instructed Titus noneho aho Paulo yabwiye Tito to appoint elders in every city. Ngo ashireho abakuru b'itorero muri buri mugi cyangwa buri mudugudu. And then in Acts 11, genda mu byakozwe n'intumwa 11 ko turareba hiryo jambo rikoreshwa mu isezerano 11 ku murongo wa 15. Yeah, go ahead. This is the first mention of New Testament elders. Aha niho hambere mu isezerano risha iri jambo ryakoreshejwe bwa mbere abakuru b'itorero niho rigaragara bwa mbere ni mu byakozwe n'intumwa 11 umurongo 25 nibwo bwa mbere barikoresheje mu isezerano risha. And we notice that Luke didn't have to explain this concept to them. They were quite familiar. Kuko Luka yarabizi iri jambo ryakoreshejwe. Luka ko yandikije byakozwe n'intumwa ni jambo bari bamaze kumenya. Ntiyiri warisobanura. Ntiyiri wababwira ngo umukuru w'itorero ni muntu uyu. Kuko ni ikintu bari basa nabamenyereye. And then during the Jerusalem Council in Acts 15, noneho rero ni muja mu byakozwe n'intumwa 15. hari igice cya 11 kwaco noneho hakabaho no mu gice cya 15 muri ya nama nkuru muribuka ya nama nkuru ya Yerusalemu. Inama ya mbere y'abayobozi y'abanani y'intumwa ya mbere ni mu gice cya 15. And in this section of scripture there it's mentioned 5 times apostles and elders. Mwibuke hariya ntabwo ari byakozwe n'intumwa 11 ku murongo wa 15 ni byakozwe n'intumwa igice cya 11 none ni byakozwe n'intumwa 15. Aha abakuru b'itorero niho bavuze iri jambo ry'abakuru b'itorero. It says the apostles and elders came together. Baravuga rero aha bahazavuga ngo intumwa n'abakuru b'itorero barahura. Illustrating shared authority with the apostles. Bigaragara ko ntabwo intumwa zisangizaga ububasha
ni ukuvuga ngo bakoranaga, murabyumvise, bakoranaga n'abakuru b'itoro, basangiraga ubuyobozi. In the letter to the Ephesian church, hariya rero tuje ku itorero ryo muri Efeso, is mentioned in Acts 20, where Paul addresses elders as a plurality. hariya ibyakozwe n'intumwa 20:17 niho bavuga rero kuba muri Efeso, baravuga abakuru b'itorero nkaho ari benshi, ntaho bavuga umukuru w'itorero umwe ku itorero. Eske mwabyumvise? Ni benshi. So it's important for us to realize that elders were always more than one. There was always a plurality. Munumve neza rero icyo dushaka ko mumenya, nta hantu na hamwe higeze mu isezerano risha mu itorero rya mbere higeze haba umukuru w'itorero umwe. Eske ndaho habaga benshi, ntabwo habaga umwe. There's no biblical evidence for a church or a community with just one elder. Bibiliya yose mu bushakashatsi bwayo bw'isezerano risha bwose nta hantu na hamwe higeze haba umuyobozi umwe uyoboye itorero, ntaho. Umukuru w'itorero ntaho. Eske mwabyumvise? Donc igihe cyose yari pluriel, bari benshi. In 1 Peter chapter 5, Petero wa mbere rero igice cya 5 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, verses 1 and 2, umurongo wa mbere n'uwa kabiri, Petero wa mbere, he tells the church to shepherd the flock. murahabona havuga ngo muragire umukumbi w'Imana nk'abazabazwa, murahabona? So ariko ntavuga umwe, aravuga n'ubundi benshi. And in 1 Timothy 5:17, noneho mujega muri Timoteyo wa mbere igice cya 5 umurongo wa 17 hariya tukunze kwiga cyane. he mentioned those who preach and teach. Aravuga ngo abakuru b'itorero, pana umukuru w'itorero, abakuru b'itorero barushwa no kwigisha, murahabona? Aravuga ni benshi n'ubundi ntabwo ari umwe. They receive double honor. Ngo bahabwe icubahiro inshuro ebyiri. Ubwo karashaka ahantu hari rya jambo ry'abakuru b'itorero. So let's look at what presbyteros emphasizes. Reka turebere hamwe ibyi umukuru w'itorero yibandaho cyangwa se imirimo ye, presbyteros. First, spiritual maturity. Mwumvishe tugiye kwiga icyo ashinzwe, icyo akora. Icya mbere ni ugukura k'umukumbi, ni ugukura mu by'umwuka. And that's not referring to our chronological age. Rero byo gukura mu buryo bw'umwuka ntabwo bireberwa ku myaka, ntabwo bivuga ngo agize imyaka 20 wa ngo amaze gukura. Eske mwabyumvise? Ntabwo ari chronology y'imyaka, But on proven, tested character. ariko ni umuntu wagenzuwe mu mico, mu myitwarire, akabona amaze gukura mu buryo bw'umwuka. A young man can possess the spiritual maturity of an elder. Umuntu ukiri mutoya ashobora kugaragaza umusore cyangwa If his life mwabyumvise, umuntu apana kuvuga ngo arashaje, ariko ashobora nawe kugaragaza ibi by'ubukuru bw'itorero, afite imico n'imyitwarire myiza. if his life is rooted in Christ. Iyo umuntu yamaze kubibwa agaterwa muri Kristo, habe nubwo akigaragara ku myaka y'ubukure bwacu akiri mutoya, ariko mushobora kuvuga ko akuze mu buryo bw'umwuka. Donc bireberwa uburyo yinjiye mu ijambo ry'Imana. Where an older man could be disqualified, Igitangaje rero, umusore yakwemerwa mu gihe umusaza yakurwamo. Eske mwabyumvise? Bishaka kuvuga ngo ntabwo bireberwa ku myaka. No kuvuga ngo umusaza yakurwamo agatupwa n'ibisabwa kubera yuko adafite ubukure mu mwuka. that is, if he remains an infant, a baby in Christ. Kuko dufite abakuru, abantu bakuze mu myaka ariko baba bebe mu buryo bw'umwuka, abo tibemerewe kuyobora amatorero kuko n'abana mu buryo bw'umwuka. Presbyteros also emphasizes respect and credibility. Ikindi cy'umukuru w'itorero agomba n'ukubahwa no kwizerwa. In the ancient world, elders were publicly recognized by the community based on their reputation.
noneho kera mu isezerano rishya ndetse no mu rya kera umukuru bamutoraga gute? Bamureberaga kuba ari umuntu uvugwa mbese ufite imyitwarire myiza. Reputation hajya twayivuga iki mu Kinyarwanda? Reputation. Umuntu indakemwa, umuntu ufite budakemwa mu myitwarire. Bakavuga bati uriya ni umuntu umaze kuba inyangamugayo, tuvuge gutyo. Ubunyangamugayo agatoranywa mu bandi. These men were not self-appointed through personal ambition or raw charisma. Ntabwo umuntu yishiragaho, nta nabwo umuntu yihitagamo ngo avuga ngo nimushiremwo nanje maze kuba umugabo mukuru ba. But based upon their reputation. Ariko bamutoragamo bikurikiye imyitwarire yiwe. It's a very important component of this role. Murumva rero iki nicyo cyari cyangombwa gikomeye. Ntabwo ari umuntu wivuga ko we ari mu gihe gikwiriye, ahubwo ni uburyo bamuhitagamo bamurebeye ku buryo abayeho. Mbega ubunyangamugayo ntabwo ari umuntu ubwishiraho, ahubwo nubwo abantu bamubonana. Siko bimeze? Yeah. Presbyteros also emphasizes community-rooted leadership. Noneho kandi ikindi uyu mukuru w'itorero cyangwa presbyteros byari bishingiye n'ubuyobozi bushinze imizi mu muryango w'abizera. The elders were never outside elite people that were just dropped into the church. Ntabwo ari umuntu upfa kuza gusa ngo yamaze yitokeze. N'umuntu amaze gushinga imizi, abizera baramuzi, baramukurikiranye, mbese arazwi. Eske murabyumva neza? Arazwi si ukwitokeza. They were always an organic part of the local people they led, sharing their burdens and their life. Noneho kandi habaga ari ugusangira umutwaro no gusangira ubuzima, bakamenyana, bakamenya bamaze kugera muri urwo rwego kubera uko bakorana. And I want to re-emphasize that Presbyteros also emphasizes plurality. Ikindi nshaka kubabwira presbyteros, iri jambo presbyteros nta na rimwe ryakoraga ari umuntu umwe, riravuga ngo ubwinshi bw'abakuru atari umwe. Every single time it is used in the New Testament to describe the leadership of the local church, iri jambo presbyteros cyangwa se umukuru w'itorero, abakuru b'itorero, aho ryakoreshejwe hose mu isezerano rishya, it is always in a plural form. Rikoreshwa igihe cyose muri forme ya pluriel, bivuge mu Gifaransa niho benshi bumva. Nta hantu na hamwe rirakoreshwa muri forme ya singulier y'ubukeya. Igihe cyose aho ryakoreshejwe mu isezerano rishya rikoreshwa ku bwinshi. Turi maso yeme? Okay. Mukangura bungabaza. There's no New Testament passage found where there's an isolated pastor running an assembly all by himself. Uzagende mu isezerano rishya ryose no kuvuga ngo utangiraho ritangirira naho rirangirira. Nta hantu na hamwe hari umupasteri umwe wari uyoboye itorero. Nta haba. No kuvuga ngo habagaho abapastori abo nise ngo nabakuru b'itorero cyangwa abungeri. Rege ko murabyumva ko ari rimwe noneho. Bari benshi hatari umwe uyoboye. But why does this term matter in biblical leadership? None se kubera iki iri jambo ari ngombwa mu buyobozi bw'itorero? Kubera iki iri jambo turikoresha? This word is vital because it explicitly grounds church leadership in character rather than charisma. Iri jambo impamvu baryitaho cyane mu itorero nuko rishingiye ku myitwarire kuruta gushingira ku mpano. Eske mwabyumvise? Rishingiye ku myitwarire, ku bunyangamugayo kuruta gushingira ku mpano. Eske mwabyumvise? Ntabwo rishingira ku mpano ku butyoza cyangwa ku mpano zo kumenya kuvuga oya, rirashingira igihe cyose ku bunyangamugayo bw'uwo muntu. Nta hantu na hamwe bashingira ku mpano ye. Eske murabyumvise noneho? Okay. It binds the church's leadership model directly to Israel's long history of wise shared governance. Icya kabiri, iri jambo igituma ari ngombwa rikoreshwa ku itorero nuko iri jambo rishingiye imizi ku buyobozi bwa Isiraheli kuva kera uko bubakaga community yabo n'ubuyobozi bwabo.
And by using this word presbyteros, ukoresha iri jambo presbyteros cyangwa umukuru abakuru b'itorero, the apostles show that the early church did not invent a completely new word. Pawulo rero aha tuvuga isezerano rishya ntibashatse ko bazana irindi jambo ry'inzaduka, bakoresheje ijambo ryakoreshwaga mu kuyobora abisiraheli. Eske mwanumvise? Ntabwo ari inzaduka mu isezerano rishya iri jambo, ni ijambo ryari risanzwe rikoreshwa mu buyobozi bw'abisiraheli. It's a word that was deeply rooted in the biblical pattern of collective wisdom. Iri jambo ni ijambo ryakoreshwaga mu buryo bwa Bibiliya rishingiye mu buryo bw'ubwenge bw'umuntu cyangwa se bishingiye ku bwenge umuntu yabaga afite. So let's move on to our second Greek word. Tuje kuri point D, episkopos. Noneho turangije presbyteros, mwayibonye? Tugiye gano no kumwe episkopi cyangwa presbyteros. In a literal meaning in the Greek is one who watches over. Noneho twagerageje tuhaye dusobanura n'abantu benshi, murambabarira naho irya tuba twararyanditse gutyo, twageze ahangaha tuhaye tugenda dusobanura dusanga nuwo twita umugenzuzi, surveillant mu Gifaransa. Eske mwanumvise? Umwepiskopi mu Gifaransa neza ni surveillant. Surveillant siwo bita umugenzuzi mu Kinyarwanda. Ni umuntu ugenzura abandi. It means guardian, supervisor, or inspector. Ni superviseri, inspecteri, umugenzuzi. Siryo jambo. Niko avuze ngo nikako wobyita. Superviseri, inspecteri, ariwe twita umugenzuzi mu Kinyarwanda. Muza muyandika ayo materme azadufasha. Superviseri, inspecteri, ariwe twise umugenzuzi, niwe bita umwepiskopi. This word in Greek is derived from two words. One is epi. Yes, yeah. Iri jambo mu Kigiriki rigabuyemo amagambo abiri, ni epi and skopos, which means to look or watch. Ni epi na spokos na rivuga ngo kurebera, gusurveya. It conveys the active reality of oversight, rivuga umuntu urebera, musurveya, protection, umuntu urinda, and responsible management, ndetse umuntu uri responsable mu gutunganya, manager uri responsable muri management y'ikintu. emphasizing the functional work of leadership rather than the status of an age of the man. Ushinzwe iby'ubuyobozi bitari gusa bishingiye kuri statiye cyangwa bidashingiye gusa kuri we, ariko bishingiye kuri wa murimo yakora wa management. Now let's look at the background of this New Testament word. Doka turebe rero B amavu n'amavuko y'iri jambo episkopos. Before the apostles used this word, it was a thoroughly used secular word, a non-Christian word. So iri jambo ryitwa episkopos, mbere yuko rikoreshwa mu itorero n'intumwa, ryakoreshwaga mu buzima busanzwe na muri society, ritaraza mu itorero ryarakoreshwaga. In Greek culture, it described imperial inspectors. Ubundi mu Bagiriki nibo bitaga nyine episkopose, yari umugenzuzi, inspecteri. Or financial administrators. Cyangwa se umuntu ushinzwe administration y'umutungo, bamwitaga episkopos. Murabyumvise? Umugenzuzi w'imari, auditeur, yego. Or official supervisors sent by a city state to ensure local laws were followed. Cyangwa umusuperviseri w'umujyi, umusuperviseri w'umujyi ureba imikorere y'umujyi, yitwaga umwepiskopose w'umujyi. In the Septuagint, which is the Greek translation of the Old Testament, muribuka Septuagint hano bayanditse Septuagint ntabwo ari byo. Septuagint niyo Bibiliya ya mbere Abagiriki basobanuye iva mu Giheburayo yo mu isezerano ryake. Murabizi ibyo ndagira ngo. This word episkopos was used to describe Levitical supervisors. Iri jambo ryashakaga kuvuga abagenzuzi b'Abalewi. Abagenzuraga mu Balewi, abagenzuzi ba superviseri mu Balewi. Niko barikoresheje.
They supervised over the temple tasks. ni abari bashinzwe kureba imirimo yo mu itorero mu rusengero rujya rwa mbere rw'abisiraheli. Or military officers managing troops. cyangwa se iri jambo ryakorerwaga ku muyobozi wa gisirikari. Or leaders appointed to specific oversight duties. cyangwa se umuyobozi washingwaga gukora ibikorwa runaka mu bisiraheli yitwa gisirikare. Ntabwo rero bivuga gusa ko ari itorero, bararitiriye ariko baritira rikoreshwa, ntabwo ryatangiye ari iry'itorero. Ese mwabyumvise ndagira ngo? Okay. So the New Testament church, the first century church, was quite familiar with this term. Nukuvuga ngo bagiye kurikoresha rero mu itorero rya mbere mu isezerano risha, ntabwo ari ikintu gisha ngo baza bahaguruka ngo se ngo iryo zina muhaye muvuga riva he. Bari barizi kuko ryari risobanutse risanzwe rikoreshwa, umwepiskopi. So they saw it in the secular world and in the Old Testament Bible. Nukuvuga ngo aho bavomye iri jambo episkopose barikuye mu buzima busanzwe, mu mibereho, mu mikorere, barikura no mu isezerano rya kera. Murumva abayoboraga mu rusengero n'abakuru b'abalewi niko bitwaga. But how does the New Testament use this term? None se mu isezerano risha tugeze kuri se, mwahabonye kuri se ni gute isezerano risha bakoreshaga iri jambo? It uses it to define the structural boundaries, qualifications, and theological model of the early church. Bashakaga kuvuga ku bayobozi b'amatorero yo mu karere bashinzwe ubugenzuzi. And the apostles use episkopos interchangeably with presbyteros to describe the exact same office. Iri jambo rero muryumve neza, umwepiskopi, bishop, Pawulo yarikoreshaga arihinduranya n'ijambo rya presbyteros cyangwa umukuru uko abishatse. Eske murabyumva neza? Nukuvuga ngo rimwe yashakaga kurihindura ritavuze ngo yahinduye titre y'umuntu, ryabaga ari ijambo rikoreshwa cyo kimwe kuko twavuga ngo umushumba n'umwungeri. Eske murabyumva? So nukuvuga ngo ijambo umukuru w'itorero cyangwa se abakuru b'itorero cyangwa umwepiskopi ni ijambo rimwe ukoresha ibonye uguyeho n'icyo ukoresha. So the exact same office but viewed from different angles. Elder describes a man who is mature in character. Mwibuke muracaye mwibuka ko twavuze ngo umukuru w'itorero yari umuntu ureberwa ku mico ubunyangamugayo. While overseer describes what he does, vigilant management. Aho noneho rero uyu we ari ku mwepiskopi akaba cyane barareberaga ku mirimo yakoraga. Tumwumvishe ko yari manager. Wabo umukuru bamureberaga cyane ku bunyangamugayo. Mwabyibutse ko ariko twavuze. Ariko umwepiskopi we akareberwa ku murimo we, no kuvuga kuba management yiwe. C'est-à-dire ibyo hayakora. So next we're going to examine 5 undeniable texts that map out this office. Turebe imirongo 5 yerekana uburyo ryakoreshejwe iri jambo umwepiskopi, umubishop. The first one we'll look at is in Acts 20 verse 17. Acts. Murebe hariya igice cya 20 murongo wa 17 kugeza kwa 28. Aha ni ahandi hazaherekana uburyo rimwe yazavuga akavuga abakuru b'itorero, yegera hepfo akavuga abepiskopi kandi ayavuga babandi itsinda rimwe kuko no kwita ngo bishop gasarika kwita ngo umukuru w'itorero. Aha murabirebera mu byakozwe 20:17 kugeza kuri 28. Ikibazo nuko tudasoma ikigiriki, mwahitaga mubibona ko agenda rihinduranye, ariko kubera dukoresha Kinyarwanda. Acts 20:17 says, "Now from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church to come to him." Nukuvuga ngo aho hazavuga ngo ari Mereti atumiza abakuru b'itorero bava mu itorero rya Efeso ngo bamusange. And if we skip ahead to verse 28, same chapter, muribuka kuri 28 badusomeye batubwiye, it says, "Pay careful attention to yourselves ngo mwirinde ubwanyu and to all the flock ngo murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabahamagariye
in which the Holy Spirit has made you overseers. ngo murinde n'umukumbi umwuka wera yabashiriyeho kuba ata iyo jambo keraga ryahindutse ntabwo rikiri abakuru b'itorero kuba abepiskopi. Eske mwari umuse neza kuko nibo barinzi nibo bagenzuzi nibo ba manager. Eske mwabyumvise neza? C'est-à-dire abakuru atangiye avuga abakuru b'itorero ngo agere hepfo ngo nibyo umwuka wera yabashiriyeho kuba aba manager. Eske ntimwumva ko ari izina rimwe n'ubundi? Ya ariko aha ni umurimo n'ingigikorwa bashinzwe. And then it tells us why. It says to care for the church of God. Ngo kubera iki habashize ngo nukurinda umukumbi w'Imana. In verse 17, Paul sends for the presbyteros, the elders plural. Hariya ku murongo wa 17 hakavuga abakuru b'itorero ku bwinshi. And then in verse 28 he addresses the exact same men. Ariko kumwagere kuri 28 arimo arabwira babandi arahindura tibaba bakibaye abakuru b'itorero baba abarinzi cyangwa abagenzuzi. And he declares that the Holy Spirit made them episcopos or overseers. Umwuka wera niwo bagize abepiskopi cyangwa se abarinzi cyangwa se abagenzuzi. Eske mwabyumvise ko murabyumva ariko? Okay, so in this instance in Acts, the term are absolutely synonymous for a single office. Noneho rero icyo bashaka kuvuga ahangaha ku 17 no kuri 28 mu gice cya 20 iri jambo episkopos cyangwa se umwepiskopi na presbyteros abakuru b'itorero ni rimwe, ni synonyme kandi umurimo office ni imwe, nta uri hejuru y'undi, umurimo ni umwe. So as pastors, the implication is nk'abapastori rero go ahead. That our spiritual authority is generated by the sovereign act of the Holy Spirit, not human politics. Nukuvuga ngo twebwe nk'inshingano zacu nizo duhabwa na mwuka wera, ntabwo ari izindi mbaraga za muntu cyangwa se z'abantu. Twebwe tuhabwa imbaraga zihabwa na mwuka wera, ntabwo dushirwaho n'abantu. Eske mwabyumvise? Because verse 28 at the end says, because the flock was bought by God's own blood. Impamvu mbivuga ko njewe ari ibyo duhabwa n'Imana n'umwuka wera cyangwa n'Imana atari ibyo duhabwa nka politike nk'abantu bashiraho umuntu, nukubera yuko hepfo havuga ngo niryo yaguza amaraso y'umwana waryo. Eske mwabyumvise? Donc bivuga ko ari we udushiraho. And that we are merely trustees. Kandi turabizerwa. We don't own our congregations where we preach. Reka rero mbabwira ikindi, ntabwo turi ba chef, sinzi ko novuga. Ntabwo iteraniro tubwiriza ari iryacu. Sinzi eske iryo jambo rirumvikana? Ntabwo ari abantu bacu. Twebwe turi abakozi. Eske ko murabumva izo terme? Okay. We protect them, manage them on behalf of the true owner. Gusa twebwe mbere kico dushinzwe si abantu banje, ahubwo jewe nahawe umurimo wo kubarinda, naho umurimo wo kubagaburira, ariko ndi umukozi wundi. Nyirabo sabanje, ariko naje nahawe umurimo wo kugabura no kurinda. Eske icyo ndaga ngo turacumvise none? Now let us look at Titus 1:5. Murebe Tito igice cya mbere umurongo 5 hariya murahabona turacyari hajya kuri se inshingano. Paul says, this is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order and appoint elders in every town as I directed you. Mwabibonye twari twarisomye hajya tugitangira. Icyatumye nagusigiza ikereti ni ukugira ngo wowe utunganye ibidatunganye. Kandi bidatunganye ni ibiki? Ibitari bitunganye ni ugushiraho abakuru b'amatorero ku midugudu. Ntago bari barabitunganyije. And then in verse 7, for an overseer is God's steward, and he must be above reproach. No rero ngo agere ku murongo wa 7 aravuga ngo uwo ni umugenzuzi cyangwa se ni umukozi w'Imana, kandi
ngo abakuru b'itorero bagombye kuba ari inyanga. So murabibona agomba kuba ariko ikinyarwanda di kanta nta mu gifaransa bivuga gute? Above reproach ntabwo ari ukuvuga gusa inyangamugayo. Above reproach sir? No one can say anything bad about it. Yeah, I know that. I'm trying them to get very well the word. Sans reproche. Mu Cyongereza bo niho baza bavuga neza. Above reproche ni ukuvuga ngo ni umuntu uri hejuru y'ibyo bogaye. Iryo jambo above ni ukuvuga ngo reproche ziri hano. Umugayo uri hano ngo agomba kuba ari hejuru y'ibyo bobasha kugaya. Eske mwabyumvise? Mu kinyarwanda bazavuga ngo inyangamugayo ariko ntabwo rirasoba yego ariko mwumve neza mu Cyongereza kuri heza imbaraga bo baravuga ngo ni umuntu uri hejuru ari hejuru y'ibyo bogaya byose irreprochable ya hejuru y'ibyo bo reproche yego. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero arabivuze aravuga ati abakuru b'itorero uzoshiraho kuri ya matorero bijya bidashitse ugomba gushitsa ni abari hejuru y'umugayo abatogaho indakemwa voilà. So Paul instructs Titus to appoint presbyteros in verse 5 and then immediately defends the moral criteria for these men in verse 7. Mwebe rero ku murongo wa 5 ndi mwumvishe ko yavuze ngo ushiraho abakuru b'itorero ngo agere ku murongo wa 7 arabihindura ngo abo bakaba abagenzuzi bakaba abepiskopi niba abandi tujura hayavuga n'iryatsinda rimwe. He says they must be above reproach. Agomba kuba ari inyangamugayo kariyo cyangwa mwavuze ngo nirihe jambo rindi twakoresha mu Kinyarwanda inyangamugayo. So grammatically these two words refer to the exact same office. Alors indakemwa mu mikorere cyangwa se abepiskopi yabari n'abakuru b'itorero ni ijambo rimwe ku muntu umwe rikora akazi kamwe. Okay. Otherwise it just wouldn't make any sense. Ubundi rero ntibyakabaye bifite gano bisobanuro mu bitandukanyije ndaba bitakaje n'ibisobanuro byaryo. So Paul calls the overseer God's steward. Uko Pawulo hariya yavuze ngo yise abakuru b'itorero ngo ibisonga. Eske muzi gisonga ni manager. Kandi mwibutse ko twavuze episkopi ko ari manager. Yavuze ngo ibisonga or gisonga ni manager or manager ni umwepiskopi. Eske ni mubyibutse? Yeah. So this strips away any illusion of worldly lordship. Ibi rero biravuga hejuru yo kuyobora intama z'Imana. We have been trusted with the keys to God's household. Twahawe kuba abayobozi cyangwa se ibisonga by'inzu y'Imana. And the primary metric of success is total alignment with the master's explicit orders. Nukuvuga ngo mu yandi magambo iyo umuntu ari igisonga igihe cyose ntazigera abashefu. Eske mwabyumvise? Iyo bavuze ngo umuntu ni igisonga biravuze ngo uwo nguwo ibyo akora abikora akurikije amabwirije ya shebuja. Eske mwabyumvise neza? Nta hantu na hamwe ngo igisonga kigera gikora ibintu kibyikoresheje. Iryo zina ryonyine rivuga yuko atari chef. Nikura ngo mubyumve neza atari we chef atari we kamara. Sinzi ko no bisobanura ndagira. Yeah. Okay. Can we do a break? Yes, please. Where are we now? We're on Philippians 1:1. Yeah. Point 3. Yeah. No rero ko turavugaga amagambo aremereye mwaremererewe twabibonye ariko ko birinjira ndagira ngo haruha yufashwa se muhagarike iyo turaruhutse aravuze ati ko ndabona amagambo hayabaremerera reka bafata iminota 10 babe nk'abayuza ko turabona ko haya ariko karinjira tugiye kuri page ya 6
ko buriya twagiye tubisobanura ibindi byose. Paje ya gatandatu. Philippians Yewe 1, ugabanya amatara. Philippians 1:1 gives us the local church pattern. Noneho rero that's a Philippians. Pattern? Philippians 3:1. We're not on Poyman. We're still on the other. Sorry. Turacari. Semblere ko hano batabisobanuye neza. Hano the wrong way. Philippians. Oh. Yes. Yeah. Philippians 1:1. Yeah, local church. So we're still on. Arabyo aba bantu bakoze bansobanurira batasobanuye neza. We're still on Turacari. Episcopos, third verse. Yeah, still third, page. yeah. What page? 4. No, 5. Turacari kuri page ya gatanu yaba ari kosa. Turacari kuri page ya gatanu ntabwo turagenda. Turi hariya havuga ngo uko isezerano rishya rikoresha episcopos kuri se. Murahabona kuri se? Yego niho turi. Ya uko abayobozi b'amatorero mu karere bashinzwe ubugenzuzi abi Filipi igice cya mbere umurongo wa mbere. Yes. Why don't you just read it? Yeah, go ahead. You read. No. Well, Katwumva kuri day. Okay, ego. Okay, go ahead. Philippians 1:1. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, Philippi, with the overseers and deacons. Noneho hari irindi jambo riza uburyo bandika bavugaga abi Filipi igice cya mbere umurongo wa mbere haramu mwahabona hano ntabwo twanditse ariko haravuga ngo abi Filipi igice cya mbere Paulo yandikira Timotheo n'abagaragu bose ba Kristo no kubera mwese bari Filipi ndetse n'abagenzuzi aribo bepiskopi n'abadiakoni. In addressing the formal layout of the Philippian church, Paul recognizes only two leadership offices. Noneho rero mwumve rero oya ntabwo byanditse hano ariko ni hari abi Filipi igice cya mbere umurongo wa mbere kuri murahabona. Umva icyo yavuze rero yavuze ngo mu itorero rya mbere habagaho inzego zibiri gusa. Mu itorero rya mbere habagaho inzego zibiri. Pahoro yandika hagaragara gusa ko ari inzego zibiri yavuze. Sibyo? Abera uretse aberaga si urwego tuvuge aravuga gusa ngo abepiskopi n'abadiakoni. Mwibuke ko abepiskopi ari bo bakuru no kuvuga ngo habagaho inzego zibiri gusa mu itorero rya mbere. Habagaho abakuru b'itorero ari bo bongeri ari bo bashumba ari bo bepiskopi n'abadiakoni gusa. So there's no singular monarchical bishop holding regional power. It's always local church leadership. It was always plural and peer-driven from the start. Noneho rero kandi taho bavuga ngo umwepiskopi. Oya haravuga ngo abepiskopi. Eske mwabyumvise neza? Abagenzuzi nta hantu hagaragara ko ari umwe. Bigaragare rero uko ntabwo ari bishop umwe n'aba bishops. Eske mwabyumvise? Kuko abandikira ngo abepiskopi n'abadiakoni. Ikigaragara rero bari benshi ntabwo yabagumwe kuko mwibuke ko umwepiskopi ari ryo mukuru w'itorero. Ntabwo yabagumwe babaga benshi. And by dealing with the team of overseers in one local city, the New Testament model is a shared burden of pastoral care. Noneho rero bakaba ari abari bashinzwe kugira ngo babashe gukora umurimo w'ubwungeri mu midugudu bashinzwe. No individual pastor holds all spiritual gifts, authority, or they operate safest when it's among many men. Nta numwe wari wemerewe mu yandi magambo yaba kubera impano afite cyangwa kubera ubundi bushobozi. Nta numwe wari ugira imbaraga hejuru y'abandi. Nta uri autoritaire kurusha abandi. Nta wari ukuriye abandi. Bose bari team. Sike mwabyumvise? Ya bari team bakorera hamwe.
So again, the biblical model is always a plurality. kandi inzira ya bibiliya uburyo bwa bibiliya nuko baba benshi hatabaho umwe. Ese icyo turacumvikanye benshi atari umwe. Let's next look at 1 Timothy chapter 3. Turebe Timoteyo wa mbere igice cya 3. This is going to outline the qualifications for the office. Hariya ho havuga ibisabwa ntimubizi mwese. Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2 ni ibisabwa kugira ngo umuntu abe umwepiskopi cyangwa umukuru w'itorero. Murahazi mwese aho ngaho. Noneho no muri iriya bibiliya mufite birahari. I'm going to read the whole passage. Yeah. The text says, the saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, and able to teach. Okay. Noneho abikorinto Timoteyo wa mbere twese turahazi ndagira ngo igice cya 3 umurongo wa mbere n'uwa 2. Ijiri jambo ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha. So this outlines moral and doctrinal soundness, completely ignoring social class or any type of financial clout. Harerekana ibintu bibiri. Harerekana imyitwarire, hakerekana n'inyigisho shingiro. Ko murabyumva? Agomba kuba harimo inyigisho shingiro, hari ibyo bibiliya yemera, hakaba noneho nibitareba bibiliya ariko bireba imyitwarire y'umuntu ku giti cye. Ministry is never a trophy, it's never a platform, it's a noble task. No rero uyu murimo ntabwo ari umurimo w'icubahiro, ntabwo ari umurimo wo gushirwa hejuru, nta ntabwo ari uwo kugaragara, ahubwo aravuga ko ari umurimo mwiza ariko si uw'icubahiro. So the authority is not rooted in just their title, but in a life that is above reproach, leaving no basis for accusations. Noneho rero tugaruke kurindi kuba ari umuyobozi tuvuge w'igitinyiro, ntabwo igitinyiro kiva mu murimo mu nshingano yahawe, ahubwo igitinyiro kiva mu myitwarire ye. Autorité ntabwo iva muri titre, ahubwo autorité iva muri caractère. Ndagira murabyumvise neza. Ntabwo biva muko wagizwe runaka, ahubwo biva mu buryo witwara bigatuma ugira igitinyiro imiterere yawe. So if you lose your character, you forfeit your right to teach. No rero iyo watakaje imiterere, iyo watakaje ubunyangamugayo, uba wanatakaje kuba umuvugabutumwa, sadire uba watakaje na rutari. Nkako yarabyise. Sinzi ko utakaza na rutari kuko utagifite ibikwiye gutuma uhagarara kuri rutari. And the last passage we'll look at here is 1 Peter 2. Murebe Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 25. And this is the ultimate model for this office. Aha ni modele cyangwa se n'urugero rw'itorero rya mbere. It says, for you are straying like sheep, but now have returned to the shepherd and overseers of your souls. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 5. Namwe sorry 25. Kuko mwari nk'intama zizimiye ariko none mukaba mwaragarukiye umwungeri w'ubugingo bwanyu ari we murinzi wabwo. So Peter here applies episkopos directly to Jesus. Noneho rero aha Petero iri jambo episkopos, ntimwibuka ko ijambo murinzi twaryise umwepiskopi. Aha Petero avuze ko na Yesu ari umwepiskopi, ari umurinzi. Ko murumva ko iyo titre ni y'ubwungeri, ni y'umurimo, ni y'abarinda umurimo w'Imana. Na Yesu ubwo aravuga ati nawe yari umwungeri. So this passage provides
supreme direction for the office. Human pastors are merely under shepherds. Jesus Christ is the ultimate cosmic shepherd. noneho aho iyo Petero abivuga arasa n'ubwira abantu ngo muri abungeri ariko muri abungeri b'umwungeri mukuru ari we Yesu. Eske mwabyumvise neza? Muri abungeri ariko umwungeri nyamwungeri cyangwa se umwungeri mukuru nyamwungeri ni Yesu. And if Jesus is the episcopos of our souls, then true oversight is inherently tender, protective, and highly sacrificial. Nimba noneho twemeje kuko ibyanditswe bivuga ko Yesu ari we mwungeri w'imitima yacu, ababungeri bandi bose bungeri bose n'abagaragu b'uwo mugaragu kugira ngo babikorane umurava kandi babikore neza kuko nyiri umutima sibo, nyiri umutima ni Yesu. Ndagira mwabyumvise neza. Nyiri imitima ntabwo ari twe, nyiri imitima ni Yesu, ariko noneho akatugira abakozi. Nico gituma dukwiriye ngo koroha. Jesus did not rule by crushing his people, he ruled by dying for them. And our leadership must mirror Jesus' leadership. Dushingiye ku buyobozi bwa Yesu rero. Ubwungeri bwa Yesu n'ubuyobozi bwa Yesu si ubwo gukandamiza, si ubwo gukubita abantu, nubwo kubapfira. Mu yandi magambo ntukwiriye gukubita na nyiri banda atarabakubise. Eske mwabyumvise neza? Ntukigere wikakaza na nyiri abatarikakaje ngo ntukigere ubakrashinga, gukrashinga niko kumenagura na nyirabo atarabikoze, ahubwo iwe yari imenaguye ku bwabo. Eske mwabyumvise neza? Iwe yarabapfiriye noneho wowe kurabica. So any oversight that becomes domineering or detached from soul care is an outright betrayal of the chief overseer, Jesus. Igihe cyose umwungeri, umugenzuzi, umukuru w'itorero abasha kwitwara nabi ku mukumbi akawubabaza, abagambaniye nyiri umukumbi. Eske mwanumvise? Abagambaniye nyirawo kuko atari byo yamubwiye. So Episcopos emphasizes active oversight. It requires a constant high alert or watchfulness over the doctrine taught in the church. Umwepiskopi rero ikintu kinini agomba kuba ashinzwe n'ubugenzuzi n'ukurinda inyigisho nzima kugira ngo zibe zirinzwe hatagira ikizingirira mu itorero. Nukuba umwungeri n'umurinzi w'inyigisho mu itorero. In watchfulness over the moral life of the community and the general well-being of the flock. Kugenzura imico n'imyitwarire y'abantu no kugenzura intama uko zitwara. Eske ko muranova? So kubwira umukristo wawe kwitwara neza ntuba warengereye. Eske mwabyumvise neza? Nico ushinzwe. It also emphasizes responsibility and accountability. Overseers are not autonomous rulers. Kandi mwibuke neza ntabwo umugenzuzi, umukuru w'itorero, umwepiskopi ari umutegetsi. They've been entrusted with God's personal possession and will answer directly to him for how they manage his household. Bahawe umurimo n'Imana ariko bahawe umurimo wo kuyobora abo intama z'Imana ariko kandi bazabibuka ngo urukiko rw'Imana nirwo rwonyine bazisobanuramo. Eske mwabyumvise? Kuko ababahaye umurimo nibo bazana babaza. Mu yandi magambo ni Imana. Nimba baragira umukumbi w'Imana, Imana niyo izababaza ibyo bakoreye intama. Eske mwabyumvise icyo? And Episcopos also emphasizes moral and spiritual integrity. Nukuvuga ngo umwepiskopi kandi agomba kuba ari umuntu ugaragaza ubunyangamugayo kandi nawe akabuharanira mu bayobora. The strict qualifications laid out in 1 Timothy 3 and Titus 1 prove that an overseer's public authority is entirely dependent upon his private holiness. Noneho rero iyo usomye muri Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa mbere ugasoma na harya muri Tito ikigaragaza nuko abakuru b'itorero cyangwa ari bo bepiskopi ubutware bwabo, l'autorité yabo ikomoka mu gukiranuka kwabo no kwezwa kwabo. Baske muranumva ndagira ngo
holiness ni kuba uburyo bitunganyije muri sentete yabo. And lastly, it emphasizes unity of the church. Okay, hariya kuri de kanyuma ubumwe bw'abanyetorero. And I know we've said it a lot this morning, but it underlines that the elder and the overseer are not two competing ranks of clergy, but rather one single role viewed through two lenses, character and function. Ari ibintu bibiri rero tugomba kumva, ntidupiganirwa umwanya, ntiturwanire imyanya, ahubwo twavuze ko abakuru b'itorero ni ibintu bibiri, aribo bepiskopi, ni ibintu bibiri bikomeye bashinzwe. Ni icyambere ni imyitwarire, icyakabire ni inshingano. Eske mwumvishe iyo bavuze imyitwarire? Iyo bavuze imyitwarire bavuga nde? Umukuru w'itorero. Iyo bavuze inshingano bavuga nde? Umwepiskopi. Eske ko murabyibuka? Kuko ijambo umwepiskopi ryaje nka manager. Nka manager. Nonko nibyo ngo ntabwo twagombye kugira ipiganwa cyangwa se kugira nk'amarushanwa, ngo ahubwo ni ibintu bibiri bigomba kuturanga, ni imyitwarire tukarangwa kandi n'inshingano dukora gusa. Why does this term matter for biblical eldership? Kubera iki iri jambo ari ngombwa? This concept proves that biblical church leadership is inherently active, attentive, and protective. Twagiye kuri rigaragaza ko ubuyobozi bwa Bibiliya bukora, bwitaho kandi burinda. It reinforces that the first century church did not tolerate a hierarchical tier of bishops ruling over elders. Kandi rishimangira ko itorero rya mbere ritashizeho urwego rw'umwepiskopi uri hejuru y'abakuru b'itorero ntahahari. Eske mwabyumvise? Nta hantu na hamwe bigaragara ko umwe yari hejuru y'ababo. And today it helps us understand that oversight is fundamentally a function to be poured out in service, not a static rank or a social privilege to be enjoyed. Radufasha rero kubona ubugenzuzi ari umurimo atari ikiciro cy'icubahiro. Eske twabyumvikanye neza? Ni imirimo dukora ariko ntabwo ari icubahiro twahawe. Barakitwakase turakirekara ko bitoroshe, kireka ko kitoroshe, niko aha turi mu bibazo. Ku icubahiro cyabaye cyinshi kukireka ntibitera abantu bamwe kurwara malaria. Okay, tugende. So now we're going to look at our third and final word. Tujya kuri page noneho ya gatandatu. Poimen. Tujya ku page ya gatandatu. Poimen is usually translated as shepherd or pastor. Kuri rya jambo poimen muraryibuka ko twarivuzeho? Poimen rikoreshwa umushumba cyangwa umupastori. Cyangwa se umwungeri. Byose ni kimwe. It literally means a shepherd, someone who physically tends, feeds, guides, waters, and protects. Iri jambo mu busobanuro bwabyo bw'iri jambo risobanura umushumba uragira, ugaburira, uyobora kandi urinda intama. Poimen. Mwariyumvise? Risobanura ayo magambo yose. Urinda, ugaburira, nicyo risobanura umwungeri. In the New Testament, this agrarian occupation becomes the primary dominant metaphor for the deep spiritual and pastoral care within the local church. Ariko mu isezerano rishya rero, mu isezerano rigahinduka imvugo igereranywa no kwita ku bantu mu by'umwuka. Mwibuke ko iri jambo rikoreshwa mu buzima busanzwe, murabyumva? Ariko mu itorero mu isezerano rishya bararikuruye bararizana rikavuga umuntu ushinzwe umwungeri urebera mu by'umwuka. Ariko mu by'umwuka, this word is also rooted in our Old Testament Bible. Iri jambo kandi rikomoka muri Bibiliya mu isezerano rya kera. It would evoke images of survival, fierce protection, and absolute dependency. Iri ni rivuga umuntu urinda, umuntu uragirira abandi, umuntu ushinzwe ibikorwa by'undi.
mwabyumvise neza c'est-à-dire ni umuntu ukora umurimo w'abandi ukorera abandi uri depanda n'abandi. King David, who was a shepherd himself, says in Psalm 23 that the Lord is my shepherd. Mwumve neza murebe Dawidi wari umwungeri wari uzi icyo umwungeri avuze. Muri Zaburi ya 23 niho yabisobanuye neza, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Kandi nawe Dawidi yari umwungeri, ese ntimubizi? None ashakaga kwerekana ko nubwo twe twitwa bungeri ariko hari undi mwungeri, mbega ni nk'abantu baragira turabungeri bundi mwungeri. Ese mwabyumvise neza? Nicyo cyatumye Dawidi yavuze rya jambo ngo Uwiteka ni umwungeri waje. Kandi na Dawidi uvuga yari umwungeri. Akuyo Zaburi irahuye wa ini yihuye nyine, niyo ngiyumva neza usarire, niyo ngicumva l'importance yayo neza muri yo nani yayo muri yo kategori. David the shepherd king was called from following the sheep to the shepherd the nation of Israel with integrity of his heart. Dawidi yari umwungeri ariko yari arahamagawe kuba umwungeri akaragira ubwoko bw'Isiraheli intama z'Imana akaziragirana umutima utunganye. Is also the condemnation of false prophets in Jeremiah 23 and Ezekiel 34. Hariya kandi muri Ezekiel 34 ndetse na hariya muri Yeremiya 23 n'abashumba b'ibinyoma. Hariya havuga abashumba harabungeri b'ibinyoma baza babesha ngo nabo nabungeri. Ndetse gano muri Ezekiel murahibuka hajya havuga bungeri b'ibinyoma biyita ko n'abari ubungeri. Iriya Zaburi ya Dawidi niko kubwira bariya ngo mwebwe muzamubesha nti muri abungeri. Jewe ndi umwungeri ariko nzi ko haba n'undi mwebwe muragira nabi. Mbega ngo Zaburi ya 23 ni kirego kuri ziriya bariya bungeri bandi. Jeremiah says, "Woe are the shepherds who are destroying and scattering the sheep of my pasture, declares the Lord." Ngo bazabona ishano bariya bungeri barya intama cyangwa se batwara intama zanje nabi. Mweze kwisoma Yeremiya. God unleashes rebukes against the civil and spiritual leaders of Israel because they are neglected, exploited, and scattered the flock for their own selfish gain. Imana yari yarabwiye abungeri ba Isiraheli ngo nzabirukana nzabarwanya kubera ko mwarwanyije intama zanje murazitatanya murazirya kubw'inyungu zanyu kandi ari intama zanje. False shepherds are defined as someone who tells people what they want to hear rather than what they need to hear and what God actually said. Yeah, ababungeri babi, ababashumba babi, ababigiza abashumba baza bashaka abantu ngo bumve ibyabo aho kumva iby'Imana yavuze. Eske mwabyumvise? Bashakaga ngo babumve aho kubwira intama kumva iby'Imana yavuze. In ancient times, shepherding was never a clean corporate or bureaucratic office. Nukuvuga ngo icya kabiri mu isezerano rya mbere itorero rigitangira cyangwa kera ntabwo umwungeri yari nka biro, yari nk'icubahiro. Mbega murabyumva neza, yari umurimo yakoraga ariko ntabwo yari nka office, kuko ubutwe ni nka office ndagira ngo niko bikora. It was a difficult, dirty, and highly relational and dangerous way of life to be a shepherd. Ahubwo mwumva igitangaje, ubundi iyo bavugaga kuri umwungeri wabaga uri umuntu utameze neza, uri mu bihe bibi, uri muri danger de mort. Eske murabyumva neza? Umwungeri ni umuntu urinze ko ashobora kuba atake umwanya ari wo wose, ndetse kandi yari umuntu udasa n'uwambaye neza, yari umuntu usa n'udafite icubahiro icyo ari cyo cyose. Eske ugayitse ko nanga kuvuga ngo wanduye, nukuvuga ngo ni umuntu wasaga n'umuntu usa n'uri mu murimo ugoye, kandi yavuze ngo uri muri danger si uri mu kaga. So bad leadership doesn't just hurt people individually, it hurts the community
and it hurts the church. ariko mwumve rero aho abungeri babi babera babi ntabwo baba babi gusa kubera ko bakomeretsa umuntu bagakomeretsa imidugudu abatuye ahantu ndetse bagakomeretsa n'itorero ryose ntibangirizaga umuntu umwe buriya abashumba babi bangiriza benshi bakangiriza n'itorero ryose So let's look how the New so Testament kwangiriza community. let's look how the New Testament uses the word poimen. Reka uraza kumfasha di yewe ngwino hano biroroshe cyane ngwino urebe hano kuri se tugeze kuri se. The New Testament uses this word as a metaphor directly to refer to the person of Jesus and the work of church leaders. Aha mu isezerano rishya Yesu akoresha iyi mvugo nk'imvugo shusho. Come again. The New Testament links this metaphor directly to the person of Jesus and the work of church leaders. Yego mu isezerano rishya Yesu akoresha iyi mvugo shusho kugira ngo agaragaze isano ya Yesu ndetse n'abayobozi b'itorero. Let's look at John, the Gospel of John, chapter 10. Mureke turebe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 10. In verse 11, Jesus claims this title for himself, declaring, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Urebe umurongo wa 11 handitse ngo Yesu we ubwe yiyita umwungeri mwiza w'intama. And then in verse 14, he knows his sheep and he knows them intimately. Umurongo wa 14 aravuga ngo arazizi kandi nazo ziramuzi. In 1 Peter 5:4, urwandiko rwa mbere rwa Petero 5 ku murongo wa 4, here Jesus is designated as the chief shepherd. ahangaha Yesu agaragazwa nk'umwungeri mukuru. This means that all human pastors are simply under shepherds answering to him. Nicyo kigaragaza ko abantu bose abandi bungeri bose bafite umwungeri mukuru uri hejuru yabo. And then in Ephesians 4 verse 11, Abefeso 4:11, Paul notes that the ascended Christ gave gifts to the church, including shepherds and teachers, to equip the saints for ministry. aho Paul agaragaza ko itorero ryahawe impano harimo abashumba aribo bigisha kugira ngo bakuze umubiri wa Kristo. This is a function of their ministry. Uyu ni wo mumaro niyo ntego y'ubutumwa bahawe gukora. Let's look at Acts 20:28 next. Reka turebe byakozwe n'intumwa 20:28. Here it's an explicit command telling elders exactly what they must do. Shepherd the flock of God. Hano ho ni itegeko abakuru b'itorero bahawe rivuga ngo murinde mwite ku mukumbi mwahawe. It's not a suggestion, it's a command. Ntabwo ari ibyo basabwa ahubwo ni itegeko bahawe. Now we're going to look at what poimen emphasizes. Reka turebe ibyo poimen yibandaho cyangwa umupasiteri umushumba yibandaho. First, care and nurture. Agomba kwita kandi akagaburira umukumbi. A shepherd's chief task is to consistently feed the flock. Umurimo w'ibanze w'ingenzi w'umushumba ni ukugaburira intama ze neza. Feed them with rich, nutritious, and pure food of God's word. Akabagaburira ijambo ry'Imana rihagije kandi akabaha indyo yuzuye mu ijambo ry'Imana. This ensures that they are protected from spiritual starvation. Ibi ngibi barinda ko bagira inzara yo mu buryo bw'umwuka. It also emphasizes guidance. Kandi nabwo umushumba agomba kuba uyobora abandi. It involves actively leading the church away from dangerous paths and guiding them towards spiritual maturity. Agomba kubayobora akabayobora mu nzira y'Imana kugira ngo bagere ku kigero cy'igihagararo cya Kristo cyuzuye. Guiding them towards unity and practical obedience. Akabayobora mu kugira ubumwe ndetse no kubaha Imana. This word also emphasizes protection. Umushumba agomba kurinda. It requires a courageous willingness to drive away
theological wolves. umushumba agomba kubera amaso itorero akaririnda ibirura bishaka kwangiza umukumbi, And to confront deceptive false teachings. kandi agomba guhagarara agatesha imyigishirize yose itariyo y'ibinyoma, And to defend vulnerable believers from spiritual ruin. kandi nabwo akita ku ntama abanyantege nke akabafasha kugira ngo bakure ntibangizwe n'imyigishirize yose ipfuye. And Poyman lastly emphasizes a Christ-like example. kandi umushumba agaragaza umuntu usa na Kristo, urugero rwiza rwo gusa na Kristo. True shepherding cannot be done through cold command. Kuyobora cyangwa kuba umushumba, kuba umwungeri ntabwo bikorwa gusa hakoreshejwe igitugu cyangwa itegeko. It must reflect the sacrificial heart, patience, and operational pattern of Jesus Christ himself. Bigomba gukurikiza urugero rwiza Kristo yaduhaye bw'ubwitange nk'uko Kristo yabigenje. Why does this term matter to biblical eldership for us today? Kubera iki kuba umushumba cyangwa iri jambo ry'umushumba rifite agaciro kenshi mu gihe cyacu cya none? This word highlights the deeply relational, compassionate, and protective side of church leadership. Iri jambo rigaragaza muramfasha riragaragaza biragaragaza uruhande rw'imibanire ndetse no kugira umutima w'impuhwe nk'uko Yesu yabigiraga ariko mu rusengero mu itorero ry'Imana neza. Not managing a business. Ntabwo ari nko kuyobora ubucuruzi, si nka business zisanzwe. So biblical overseers must maintain a fierce, unyielding doctrinal watch. Kandi abantu bahagarariye abandi cyangwa abakuru bagomba kwita cyane ku nyigisho, A watch against modern heresies. kandi bakarinda abantu ubuyobe bw'inzaduka, Predatory prosperity. cyangwa se inyigisho zijyanye ku butunzi cyane. Predatory prosperity teaching us to seek and exploit the flock. Izo ngizo ni inyigisho ziba zigamije gusahura umukumbi. As church leaders, we must reject the model of a distinct executive. Nk'abayobozi cyangwa nk'abashumba tugomba kwanga And embrace the proximity and the sacrificial love of a true shepherd. Tugomba kwanga kubaho nk'uko abisi bategeka nk'abategetsi b'isi, ahubwo tukemera kubaho nk'abitanga, tukitanga nk'uko Yesu yatweretse urugero. So if you've heard nothing else this morning, wagiye ibintu byose uyu gitondo, 3 Greek words, 1 person. aravuga uyu munsi twize ibintu bitatu ariko bigaragaza umuntu umwe. Yeah. Thank you. Asoreje rero aravuze ngo asoza mwibuka aho twatangiriye amagambo 3 avuga ikintu kimwe gusa. Eske mwayibuse hahande na yahe? Ni presbyterose, ni episkopose, na poimen. Mwayibuse? Nibura nubwo ikigiriki utaraciga ariko uza wibuka ibyo bitatu. Ariko nutanabyibuka byose wibuka gusa ngo byose bisobanura ikintu kimwe. Ni umurimo umwe, nubwo bivuga imyitwarire bikanavuga n'inshingano, ariko ni umuntu umwe usabwa ya myitwarire akagira na ya nshingano. Eske twabyumvikanye? Donc bitari inzego, bitari ubuyobozi buyobora ubundi. Ikindi cya kabiri bagarutseho kurusha ibindi byose tugomba gufata, ntabwo umukuru w'itorero bumwe, ahantu hose handitse n'abakuru b'itorero. Niyo bavuga n'abepiskopi bavuga ku bwinshi, ntabwo bavuga umwe, kugira ngo berekane ko hatakwiriye kuba umuyobozi umwe ufata ibye